Tubahaye ikaze mwese abadukurikira mwese mu Rwanda, bashuhuze abo turi kumwe hano i Kigali, abari hirya no hino mu gihugu mwese ndetse n'abari hirya yacyo mu bihugu dutoranye, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, Burundi, Tanzania, ibihugu byose muri East Africa, mwese turabashuhuje cyane. Amajyaruguru, Uganda, mukomere hirya no hino mudukurikira, mukomere cyane. Mukomere abari Burayi za Amerika, za Canada ndetse na za Aziya, mwese mukomere cyane. Turi kumwe tugiye kugaruka no mu Rwanda. Turagenda tugaruka ku bintu bigiye binyuranye, turagaruka ku byo hano cyane bari kuvuga, ngira ngo ku munsi itariki enye hari ibyavuzwe byinshi cyangwa se by'abantu bari kugenda bagarukaho cyane cyane. Nabizi inkuru ihari cyane iri kuvugwa ni inkuru igendanye n'ibyatangajwe na Pike, kunavuga Pike cyangwa se Paul Kagame mu kiganiro ha abanyamakuru ndetse no mu yindi mbwirwaruhame muri rusange. Hano hari inkuru ya none ivuga ngo Kagame yahaye gasopo utunyaburayi n'utunyamerika twirirwa tuvuga ubusa ku Rwanda. Ati n'utunyaburayi n'utunyamerika twirirwa tuvuga ku Rwanda. Mu Rwanda none hari indi nkuru ihari, ariko nayo turaza kureba niba turi buyibone muri Kongo. Nanone hari inkuru ivuga ko Kongo yitabaje abacanshuro b'abanyakolombia mu guhangana nayo mu 23 kugira ngo bigarurire iriya migi ya Goma ndetse na Bukavu. Urumva ko Kongo yabaye renforce. Ntekereza ko ahari impamvu zo ku niba ibingibi ho ko ari byo nkuko mu Rwanda ibinyamakuru biri kubitangaza, Kongo yabiri kubona icyizere cy'amasezerano buriya yaba yarabijonga. Ikintu kuvuga ko Kongo yaba yaragiye gusinya amasezerano, ariko ivuga iti nubwo dusinya amasezerano hari igihe ibintu bijya bihinduka muri politike. Intimere nkaho undi usinya amasezerano nangizaga Croazari Burati amasezerano ndayizeye 100%. Bo Kongo mwagiye mwumva koko nubwo yabaga iri muri deal za diplomasi, akenshi buriya nubwo yasinyaga amasezerano ariko hari indi target y'amasezerano. Ya masezerano nibyo navugaga ngo ukurikije ibikubiye muri ariya masezerano, ariya masezerano ya agendanye naho basinye Washington, hari bireba Kongo ku buri Kongo, hari n'ibireba ku Rwanda. Ariko burya iyo musinye ibyerekeranye no kuhagarika intambara cyangwa se n'ibibazo bihari, kandi mu ntambara baza bavuga bati hari abagiye bafatirwa ibihano. Murabona ko n'uyu minsi 23 ivuga kugira ngo tuzava hangaha hari condition yashyizeho hariya kugira ngo ive mu ngo kugira ngo ibashe kuzemera amasezerano hariya muri Katari, ngo nuko bagomba gukuraho za mandadari bagiye bafatira abasirikare bayo n'ibindi. Urumva rero ko babo basirikare babo hazamwe ibyaha byari byose byo mu ntambara. Ngira ngo ni nabyo Kagame yagarutseho muri ikiganiro cyane, nabyo turi buze kubireba kubyerekeranye. Ati abafatiye ibihano, avuga abo bafatiye ibihano basirikare abanyaburayi bafatira abantu ibihano n'ibike, turaza kubireba neza mu ncamake. Ubwo rero ibyo ari byo byose gusinya guhagarika intambara cyangwa se ibindi, nubwo bavuga batese ko mu ngingo zo gusinya amasezerano ingingo igendanye n'ubutabera kwitagarukamo le victime, urabona ko ibasa nk'abayabaye closed cyangwa se yabaye nk'ahari tigeze ivugwaho. Ariko kandi nubwo biza kuza mu masezerano abavuga bati duhagaritse intambara, turababariranye kuri ibyo byaha n'ibihane, mbega ntituzongera kurwana ukundi. Ubwo rero ni ukuba yasinya amasezerano, no kuba ko abantu biyemeje ko bari kurwana. Kwiyemeza kurwana rero ahanini niba amahanga cyangwa se ibyo bihugu byose ari kuvuga bati hari habaye ibyaha bikomeye n'ibiki, hazamo kwiyemeza nyine ko hari uruhande byanze bikunze rugaragara kuba rwarakoze ibyo bintu. Ari byo byaje najyaga mvuga ni ngiye amasezerano kugira ngenda mbona nzayubahiriza, navayo arabwenge nkicecekera singe gushyira igikumwe cyanjye ahantu ngo ngiye nigeze ndwana na kanaka cyane ko mba ntanabyemera. Cyakora uyu munsi imvugo ihari cyane cyane avuga ko iracyakomeje yuko ingamba z'ubwirinzi kugira ngo ziveho n'ibyo byose bisabwa ari uko habanza gukora igikorwa cya FDLR. Hari umuntu nigeze kubona none ndaza kumukotinga ndebe ugeze kwandika ahangaha, ari kuvuga ati rero buriya ati ndi u Rwanda, ati mu gihe dusinye yuko tutazaterana niba aho ko FDLR bavuga iri mu gisirikare cya Kongo, twagomba no kwemeranywa ko FDLR yabaye abasirikare ba Kongo twaterwa tukavuga ati ni Kongo yaduteye, none natwe tukerekana ko bamwe bavuga bari abasirikare bayo baduteye. None FDLR izava mu gisirikare cya Kongo bayihereza u Rwanda yisigarana iki? Kandi ari igisirikare cyayo.
na analize z'uno muntu ndaza kureba n'ibitatu bana byinshi ahangaha. Hano rero hari uwo bita ngo niba ari Prince Nde, n'umukongomani ukunda kuvuga, aravuga ati les FDLR sont variables d'ajustement et d'un prétexte pour Kagame la solution pour que ibingibi. Ndaza kureba icyo ashatse kuvuga ahangaha, niba solution ari négociation sinzi. Bo ibingibi turaza kugira ngo tuze kubirebaho neza. Kizakurirwaho RDC n'itabu. Perezida Kagame rero yavuze ko ikizakurikiraho RDC nita randura FDLR. Igira ngo rero ibyo ngibyo nibyo byinshi biri kugenda bivugwa ahangaha cyane, turagenda tureba izi nkuru. Ariko nanone hari indi nkuru kuvuga, hari ibyo nabonye mu bakongomani nabo intambara n'ubundi iracyakomeje, ariko bari kuvuga bati M23 nubwo iri gushaka gusonga mbere, ariko hari ahantu henshi iri kugenda nanone itsindwa, niba ari za Rubero, niba ari hehe turaza kureba. N'abakongomani nabo bandika, ntago no kuvuga ko intambara muri rusange ntago igeze ihagarara. Rega intambara ni nyagasani. Iyi ntambara ishobora kuzaba amateka y'isi, kuko iyi ntambara ya Kongo urabona ko niyo ntambara yavuzwe cyane mu ntambara zabaye, iri mu ntambara zavuzwe cyane, zahanganishije ibihugu ku bindi. Kuko kugira ngo Washington yemere izemo directement, nubwo habaye Kongo ya mbere, Kongo ya kangahe kirya gihe, ariko muri rusange mwabonye ko ntago byigeze bisa naho bivugwa cyane nk'ubu ngubu. Ariko ubu ngubu urabona ko ibihugu byinshi byavuze ko intambara ya Kongo. N'ikindi kintu ahubwo kibura gitangaje, ni ukuvuga ibihugu byose byari byishimiye yuko intambara ihagaze muri Kongo. Ntekereza ko nyuma y'iri jambari cyangwa se nyuma y'ibi ngibi, Kongo wabonye ko yagerageje kugira ngo ku munsi wa Independence Day, yagerageje kugira ngo yo yerekane ko rwose aya masezerano yiyemeje gushyira ibintu mu bikorwa. N'ubu ngubu ubona ko iyi iravuga iti tugiye gukora ubukangurambaga, turera ku bukangurambaga, turakora ibishoboka byose kugira ngo aba FDL basubire iwabo, ibintu bigende gute. FDL nayo hagati aho nabonye yatanze itangazo, hari ibyo yagiye isobanura ivuga ama operation nibyo bayibagabaho n'ibiki n'uburyo. Bo turaza kurana nitubona akanya naryo niba turi urinyuremo turebe uko bavuga. Ariko hagati aho ngaho kubyerekeranye na Kongo yo ibona ko uyu munsi ntago yerekana ko ishobora kwica iyo ivuga ko n'amasezerano nta cyayica, ahubwo yiteguye kuyashyira mu bikorwa n'ibiki byose. Nta gutukana, nta kuvuga ngo u Rwanda umwanzi, kurya Kongo yajyaga ivuga ati tuzabatera, tuzabagira gute. Ubona ko Kongo vuye mu uyu munsi nagahinja. Ariko urabona ko nyuma yaho urabona nane ukuntu ibintu bigenda biza uko bimeze kose ntawamenye. Niyo mbabwira nti iby'iyi ntambara no kuvuga n'ibya Nyagasani pe, naha Nyagasani kugira ngo abantu bamenye ngo biragenda bite. Ariko byari byose abantu bareba aho ibintu bigana, burya ngo nutagire korara kabakaba. Hari abantu bareba bati ibintu ahantu bigana ntawamenya. Kamera aravuga ati burya turacyafite imbaraga, twanagenda n'ibirometero niba ari 2000 ya drone aho ziri hose turahazi n'ibiki byose. Umva ko intambara aho igana iracyari mu ntambara nyine. Ntago nubwo hasinywa amasezerano y'amahoro, burya amasezerano y'amahoro yasinywe nibura uyu munsi wavuga uti hari ikintu cyageze. Bura nka bira bihugu byari bihanganye by'iyo ngiyo bitari muri Afrika, ubona ko byagezeho byarafatanya nk'iminsi 12 yo gusekagurana. Ariko nyuma yaho bagize bati duhagarika, ubona ko hajemo nk'akantu k'agahenge, nubwo bumwe yaba ari kwitegura kundi ariko hajemo agahenge. Ariko iyi minsi ubona ko nta tadero, ahubwo urabona ko ahubwo hariho amagambo akarishye wenda avuga ati byanze bikunze bigomba gutya. Byerekeranye rero ko buriya ari amasezerano ubona ko nibyo, ariko nayo nabivuze nubwo abantu bagendaga babivuga. Nawe Vode bumvise ko yabivuze, ariko ukabubona bashaka kugira abamuri bati baye amasezerano harimo ikintu cyiza cyangwa se biki. Ariko aya masezerano burya amasezerano asaba ngo nihadabiki ngo biragenda gutya cyase nihatagira gutya. No kuvuga ngo burya amasezerano bakagombye abantu kuva gusezerana icyo kintu utiriwa ukibwira undi muntu, cyangwa buri wese nta condition yindi. Kuko amasezerano niba ari amasezerano, hari icyo buri muntu muva mu masezerano ibintu mugomba kubyubahiriza. Nayo micashize iyi minsi ngani yarabaye Rovenizeti, tukaba tugeze
rosenke nta kintu na kimwe kirakorwa, ahubwo hakiriho bya bintu byo kunyeganyezana gutya, biba bikeneye andi masezerano nanone. Urumva rero ko andi masezerano numva ko ari ibindi bo bakavuga rero ko Kongo ngo yitabaje abacancuro b'Abanyakolombia bazafatana na ntuza n'iriya mutwe w'Abanyamerika wiyemeje kuza kurwana muri Kongo. Hano rero reka tuze mu kiganiro neza, ngira ngo ibyo dudetaye tugiye gufata iminota mike tunyuremo twirukanka, ubundi tuba turi kubagezaho update cyangwa se kugira ngo turebe uko ibintu bimeze cyangwa se uko biri kuvugwa aha ngaha. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu, amen. Burya rero ngira ngo narababwiye nti igihe turi mu isengesho nubwo wabo tubaha Imana, ariko ujye ugerageza uyubahe, kuko Imana irakubaha. Kuba ukiriho nuko ikubaha, kuba ukiriho nuko igukunda, kuba ukiriho nuko hari ikigutegerejeho. Hari igihe gutegereje kurwanya ibibi, hari igihe gutegereje guharanira ibyiza, kuko n'ubundi ababi bose ntabwo bazashirira mu isi icyarimwe. Isi ntiragera igihe cyo kugira ngo ihinduke paradizo. Niyo mpamvu rero buri wese aba asabwe kugira ngo twemere duce bugufi, dusabe Imana, tuyitakambire kandi tuyibwire tuti Imana udufashe. Nyagasani Imana yacu rero tweretse u Rwanda, tweretse igihugu cyacu, tweretse abakigize, abari mu gihugu ndetse n'abari hirya hino ku isi hasandaye mu buryo bwinshi bunyuranye. Hari abagiye mu buryo nta kibazo bakaruka mu buryo bwiza, hari abariyo ku buryo badafite ubwo burenganzira bitewe n'impamvu zinyuranye, hari n'abari mu gihugu mu bibazo byinshi bigiye binyuranye. Abo bose Nyagasani ndabagutuye kugira ngo twese twibuke ko tuva hamwe, twibuke ko turi bamwe, twibuke ko ibindi bihugu biri gutera imbere bigera ku bushobozi bwo gukora imodoka ziguruka, mu gihe twebweho kugira ngo dukore imodoka ziguruka tutarabasha no kugera ku rushinge. Ahubwo Nyagasani turi kudevelopa ibibazo, gutukana, kwangana, kugirirana nabi. Imana ishobora byose rero turagusaba amahoro arambye iwacu, amahoro ahera iwacu mu ngo zacu, amahoro ahere muri twe mu mitima yacu, tuyasesekaze kuri bagenzi bacu ndetse akwira isi yose aturutse iwacu. Izi nzira turi gucamo zose z'umwijima z'ibibazo turakwinginze kugira ngo bizavemo urumuri rw'isi yose, maze isi yose dawe imenye u Rwanda, ifashe u Rwanda, ikomere amashyi u Rwanda, kandi dawe Imana ishobora byose nta kiguzi, ahubwo ari urukundo rwawe watugaragarije dawe. Hano benshi bamaze iminsi barira, imyaka barira, bataka, dawe turakunyuze kugira ngo uzane amahoro. Ntidusaba agahenge kuko agahenge kamara igihe gito, ahubwo turasaba amahoro arambye. Imana reba abari mu nzu z'imbohe, mu bitaro, mu buhungiro, abari mu bibazo binyuranye ndetse n'abari mu kaga kataboroheye, abo bose ubasanga bakomeze. Bino hafi yacu, bino dukomeze imiryango yacu ibe urukundo n'amahoro. Ibyo tuvuga, ibyo dukora, ibyo dutekereza byose tubibwirizwe nawe Nyagasani, kandi uturinde muri izo mpande zose, impanuka n'ibindi bibi byose, ahubwo tube bazima, dukomezwe nawe, turindwe nawe kandi dufashwe nawe mu rukundo rwawe dawe. Wowe Imana Data na Mwana na Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, wahe no mu iteka ryose, amen. Wowe Imana Data na Mwana Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, wahe no mu iteka ryose, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Mutagatifu, amen. Ndakuramutsa Mariya, ujine mubona n'Imana yabuje abagore bose umugisha neza, umwana byarasingizwa. Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya usaturanya abajya kujya tuzapfira, amen. Nukuri Mana yacu tugusaba nk'abantu, ariko uri Imana utanga nk'Imana, kandi ibikwiye bitugereho dawe. Nuko rero ngira ngo turakora umva, reka mbabwire rero ibanga ry'amahoro ni ugusenga. Ibanga ry'amahoro ni ukwiragiza Imana. Ibanga ry'amahoro si ukurega agatuza, sibyo? Ibyo ukora byose ugomba kubwira Nyagasani uti Imana, bibeho mu gushaka kwawe, ntibibeho mu gushaka kwanjye, kuko ngiye ndi umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu nyine aba ari umwana w'umuntu, sibyo? Kagame rero yahaye gasopo utunyaburayi n'utunyamerika twirirwa tuvuga ubusa ku Rwanda. Ahangaha ngira ngo ikinyamakuru cyo mu Rwanda mu iyi nkuru yacyo yanditswe na Benjamin Babu. Benjamin Babu aravuga, arandika ati Perezida Kagame, Paul Kagame yahaye gasopo abakozi
bo mu bihugu by'i Burayi na Amerika birirwa bavuga ubusa ku Rwanda, bakanabukangisha ko bazamutwara, aberura ko ntacyo bateze kumugira, ngo bakamukangisha ko bazamutwara. Ntabwo ayo makuru nyine twari tubizi, ntabwo wari uzi ko hari abamubwira ko bazamujana. Nihe bazamujana? Noneho umukuru w'igihugu rero yabigarutseho mu ijoro ryakeye ubwo yari yakiriye mu gitaramo kijyanye n'umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 31 abantu b'ingeri zitandukanye. Ni umunsi rero wizihijwe nyuma y'imyaka hafi 4 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habera intambara ingabo z'iki gihugu zirwanamo n'umutwe wa M23. Amenya burya ukuntu mu Rwanda ibintu biba bikoze birasetsa. Kabona wenda habaye nk'igitaramo kingana nka kuriya kera gitaramo ntacyabaye announced, ntabwo kigeze cyanonswa, ntawe uzi ko ngo hazaba igitaramo nyuma y'ibi ngibi. Ahantu hari uwari wize. Sinzi ukuntu babijyana karo umuntu umwe ati ku wundi, niba bahamagara umuntu ku wundi ati mwitegure tuzakora inama aha. Iyo haza ubundi ntabyo ibintu nigeze mbona. Buriya abantu benshi bari bazi ko hari bwibera ikiganiro n'abanyamakuru ubundi ibintu bikarangirira aho ngaho, ariko ntawe bari uzi ko hari buze kuba ikoraniro rihuza abantu bangana kuriya. No gutamagara na Tori tuzahurira aha. Iyi ntambara rero yatumye ibihugu byinshi by'amahanga bihagurukira u Rwanda, ndetse bimwe muri byo birufatira ibihano birushinja kuba ari rwo nyirabaya, ari rwo rushyigikiye uriya mutwe uharanira uburenganzira bw'abanyakongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Perezida Paul Kagame yatangaje ko kuva intambara ya Kongo yatangira nta na rimwe u Rwanda rwagaragaje isi ikibazo nta na rimwe u Rwanda rutagaragarije isi ikibazo cy'interahamwe za FDLR ziri hakurya, gusa aho kucyitaho bikarangira amahanga yihindutse u Rwanda arushinja gushoza intambara muri Kongo mu rwego rwo kwiba amabuye y'agaciro. No Kongo nibyo Kagame aravuga nyine ati twabwiye isi yose tuyibwira ikibazo kiri mu Kongo, kibwira ikibazo cya FDLR atari ko mahanga ntatwumva, ahubwo atubwira kujya kwibama. Rero nta wamenye ibanga nyine FDLR ifitanye n'ayo mahanga yumva FDLR kurusha u Rwanda. Yashimangiye ko abarega u Rwanda kuba rufata ingamba zo kwirinda umutekano rubiterwa no gushaka kwiba amabuye y'agaciro, nibo biba amabuye y'agaciro yo muri Kongo. Perezida Paul Kagame rero yakomeje aha gasopo ibihugu by'i Burayi na Amerika ndetse n'imiryango mpuzamahanga birirwa rero bakangisha u Rwanda kurufatira ibihano, hanyuma bakanashaka kuruha amasomo abateguza ko ntacyo bateze kurugira. Abo nibabwira ati rero ibi bihugu bikize byo hanze byirirwa bivuga ubusa, baba bari aho bagakangisha abantu ibintu bya human right, ngo barashaka gutera ubwoba, ngo Kagame navuga bazamujyana. Uzanjyana he se wowe? Wamvana he? Ati uzanjyana he? Wamukulahe? Ati wamukulahe? Ati uzamvana he? Uzanjyana he se wowe? Wamvana he? Engaze we gatarime kera bajya ngo wamukulahe. Bagatangiza ngo ibihano. James Kabarebe ibihano. Ba officers, ba officier ibihano. Ibihano by'iki? Uri umusazi rwose. Angani kavuga rwose ati ibyo bihano nta kintu bivuze nyine, ati nge uzankura hehe? Aravuga rero nyine ati ntaho bazamukura. Yakomeje agira ati ubuntu buri aho bugatangira, aravuga ati ubuntu buraho bugatangira gutanga amasomo. Utu duhungu n'udukobwa ngo nuko tuvi Burayi cyangwa muri Amerika cyangwa Canada. Buraho buratanga amasomo. Ayahe masomo? Ni irihe somo umuntu runaka akwiye kumpa ku buzima bwanjye, igihugu cyanjye n'abaturanyi banjye? Ibyo rwose ni ubugoryi, ntidushobora gukoreshwa kuri urwo rugero. Perezida Kagame rero yavuze ko hari abatarigeze bumva ubutumwa u Rwanda rumaze igihe rubaha, yungamo ko agitegereje icyo bazakora. Urumva Kagame aravuga yuko ategereje icyo bazakora abatarigeze bumva amasomo u Rwanda rwigeze rubaha. Simpamya rero ibi ngibi ngira ngo murabyumva
iki ni ikiganiro urabona kiragaruka kuri abo banyaburayi n'abaki bavuga bati tuzabaha ibihano cyate tuzafata nta n'ubwa mbere nyine ntago muri musange ntago twari tuzi ko ikintu cyo gufata Kagame cyari kiriho, ariko ngira ngo iyi ni inkuru ya kinyamakuru Bwiza n'umunyamakuru bita Benjamin Babu ku itariki 5 yasohotse saa 2:03 2025 eshanu z'ukwa karindwi. No kuvuga rero ahangaha nyine ikintu gishya wenda kiri mu iyi nkuru ni abamukanyisha ngo kuba bamufata. Nizere ko ari utwivugiye atari Paul Kagame watuvuze. No kuvuga ngo rero uyu ari kuvuga ngo nizere ko utwo ari wowe utwivugiye atari Paul Kagame, kandi ari gusarikura konti nkuru ye. No kuvuga ngo rero muri rusange abantu turashimira abantu wenda ikintu gishya cyari kirimo ahangaha. Ikintu gishya cyari kirimo ahangaha nuko nta muntu wari uzi neza yuko ibi bintu wenda bigeze ahangaha, cyangwa se harimo n'abaza kuvuga bati tuzagucakira cyangwa se tuzagufata tumwankura he. Ntago amakuru wenda hari amakuru buryo umuntu yivugira, ariko wasanga wenda ari baganiraga bati bizagenda gute, ariko ubwo ni nk'amakuru mashya. Hano rero j'ai toujours dit à mes frères congolais qui soutiennent l'agression du Rwanda en commençant même à les appeler libérateurs, branché de diable de souffrir le bandit, mais on ne peut pas croire pas. Maintenant à Bukavu où on l'appelle libérateur, Bamujomba, la population prête les hommes et jeunes garçons qui viennent d'être enlevés massivement samedi le 5 juillet 2025. Pouvez-vous me dire, regarder ces vidéos où les hommes et jeunes ont été enlevés à Bukavu et les amenés à une destination connue. Hariho rero ko ari abantu muri destination connue, no kuvuga ko ari abantu bari gutwara, ariko muri musange batazi ngo babajanye hehe. Murabona abantu hano n'abakongomani, urabona iyo ntuza y'abantu muri rusange bari gutwara ahangaha, baravuga bati aba ni abantu bo muri Bukavu, ni abajene ba Bukavu, ariko utamenya ngo bari kubatwara hehe, niko abanyabukavu bari kuvuga. Uvuga ngo icyitwa umusore wese hariya rero bari mu rugamba, dore abantu barimo bararebera hejuru bati dore barabajyanye, kandi ni ku mugaragaro. Ni ukuvuga rero ni ukujyana ku rugamba tu, ntawamenya iyo babajyanye. Ni ukuvuga ngo hano rero abakongomani nabo bagumye bandika ngo yarandika ngo RDC Rwanda, Paul Kagame adi j'ai des drones que je ne peux lancer à distance sur Kigali. J'ai répondu, j'ai des capacités que vous ignorez. Je peux parcourir des kilomètres à pied. Ati nshobora kugenda ibirometero 2000 n'amaguru en combattant si nécessaire. Ati bibaye ngombwa nana twanagera n'ibirometero 2000. Et entendez la source des drones pour kuzageza izo source za madrone abantu biratanari. Ati rero ibyo ngibyo avuga bati bafite ibikoresho, bafite ibiki byose. Ati ibyo ngibyo twabicakira mu minota ingahe. Hari bavuga ati aba bacancuro cyangwa se abo baki bose twakagombye kuba twarabafashe tukanabica, iyo bibeshye bakatera u Rwanda n'ibiki byose. Ngira ngo iki kiganiro kikubiyemo ibintu byinshi cyane. Gikubiyemo ibintu byinshi, reka tunyire ku nkuru nanone yanditswe hano mu Rwanda, ariko tuzakomeza dukurikire source zo muri Kongo. Ni mu Rwanda, ni inkuru yandikiwe hano mu Rwanda. Ubwo rero tushobora kwibaza impamvu niba ho ko ari byo, tuzakomeza turebe n'ahandi. Tuba turi kureba mu Rwanda bimeze bite, cyangwa se inkuru zaho. Hari inkuru banditse ko Kongo yitabaje abacancuro. Reka turebe uburyo abo bacancuro turebe iyi nkuru, mwihangane gatoya iraza byari byose. Ntago twayishaka ngo tuyibure, tuba twayishyize ahantu. Nizere ko ntago bayisibye, iriho ndi kuyibona. Ngiye baravuga rero ko abo bacancuro hamwe n'abandi bose Kongo bavuga yitabaje, ariko bakavuga ati nubwo bitabaje abacancuro, ariko hari abandi bacancuro, ati nabo ngabo n'ubundi bazatsindwa nk'abandi bose. Kongo yitabaje abacancuro b'Abanya-Colombia mu guhangana na M23. Abacancuro bakomoka muri Colombia bitabazwa henshi ku mafoto, ndabona bashyizeho n'amafoto y'aba bacancuro b'Abanya-Colombia. Abacancuro baturutse no muri Colombia bakorana na Blackwater y'Abanyamerika bageze muri Kongo.
aho bona FARDC bahawe misiyo yo kwigarurira imijyi ya Goma na Bukavu. Hari mwigeze mwumva ubushize none ni dukoze ikiganiro lo 5 ku itariki 5 z'ukwa karindwi yuko hari umugenerale Amerika yahaye umugenerale general A4 Étoiles wenyenyerenye o muri marine bahaye inshingano zari ama operation cyangwa se iyo operation yo muri Congo uriya nibarinde agomba kuba yageze ku itariki 5 muri Congo. Bishatse kuvuga ko ku itariki 5 z'uku kwezi ubu ngubu yageze muri Congo. Iyi nkuru ikabihuje n'aba bacancuro bavuga bageze muri Congo. Wasanga rero bazanye, reka dukurikire turebe cyo bano batubwira. Bavuga yuko rero bo na FARDC bahawe misiyo yo kwigarurira imijyi ya Goma na Bukavu. Abo bacancuro hamwe n'ingabo za FARDC ku munsi w'ejo hashize bafashijwe n'indege kuva Ikisangani n'Ikindu berekeza Ikaremi mu ntara ya Tanganyika. Nuko rero ko abo bacancuro rero ngo bavuye hafashijwe n'indege kuva Ikisangani bavuye Ikisangani n'Ikindu berekeza aho bita Ikaremi mu ntara ya Tanganyika, rya Kongo igira intara ya Tanganyika. None ubwo rero bageraga rero ku cyambu mpuzamahanga cya Karemi, bahise berekeza mu mujyi wa Uvira urinzwe bikomeye. Ngo bagiye mu mujyi wa Uvira, urumva rero ko ibintu byo gufata. Niyo mpamvu rero ntekeye sinzi umujyi wa Uvira mwumve ko mw'iyi minsi bari kuvuga ngo bari kudeployingamo cyane ngo bari kohereza y'ingabo nyinshi cyane za M23 kugira ngo zigufate. Urumva ko yagezemo n'abacancuro rero igiye gusibana. Noneho biteganyijwe ko Uvira ariho hazahurira n'izindi ngabo za FARDC n'iz'u Burundi n'imitwe yose ya Wazalendo, maze banoze umugambi wo kongera kwigarurira imijyi ya Bukavu na Goma. Ihuriro M23 rivuga ko rigitegereje ibiganiro bya Doha muri Qatar, mu gihe Perezida Tshisekedi akomeje kugaragara nk'udashyigikiye inzira y'amahoro mu burasirazuba. Iki ni ikinyamakuru cyano mu Rwanda. Ntabwo ari ibitekerezo, turi mu bitekerezo byanditswe. Nako si n'ibitekerezo n'itangazamakuru turi gukotinga. None amakuru aravuga ko aba bacancuro baturutse muri Colombia bageze muri RDC bigizwemo uruhare n'uwo bita Dean Eric Prince, binyuze mu kigo cye cya Blackwater cyasinyanye amasezerano na Kinshasa. Urumva ni wa mugabo ufite umutwe, yifitiye umutwe we yikoreshereza. Niko kwa nubona baba bafite umuntu agira ate abasekirite n'abageze gute, ariko we yifitiye umutwe w'igisirikare gikoreshwa bira bisirikare byakoreshwe muri za Iran. Mwumvise ibintu bakoze muri za Iran nako za Iraq plutôt, hano henshi cyane bashatse kubakoresha barabakoresha. N'abarwanyi kabuhariwe. Aba basirikare rero barwanye bakarwana ku buryo bigera nkaho ari bariya byageze byaba bitoroshye, byaba Rwanda rwaba rukaze. Nukuvuga rero yuko aba bahoze rero mu gisirikare cya Colombia bamaze kwigarurira isoko mpuzamahanga ry'abacancuro, aho rero bajyanwa mu mirwano cyangwa se mu kurinda abacuruzi ruharwa b'ibiyobyabwenge. Kuva rero mu mwaka wa za 2000 aba bacancuro bamaze koherezwa mu ntambara hirya no hino ku isi, cyane cyane mu Burusiya, Yemen, Libya, Somalia na Afghanistan. Muri Afurika bivugwa ko aba bacancuro b'Abanya-Colombia barimo kurwana muri Sudani, aho abarenga 300 bafatanya n'ingabo za RCF muri Sudani nyine barwana. Noneho rero binjiye rero muri RDC mu gihe mu mpera za Mutarama 2025 aba bacancuro baturutse muri Romania barwanaga ku ruhande rwa RDC Congo, banyuze mu Rwanda bava Igoma nyuma yo gusabirwa inzira. Abanya Romania baragiye ubuhaje Colombia. Aba bacancuro bo mu mutwe rero wa RF wo muri Romania bafatanyaga na FARDC mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 kuva 2022. Nyuma rero yuko uwo mutwe wa M23 yigaruriye umujyi wa Goma utsinze, FARDC nabo bari bafatikanyije aba bacancuro rero binjije MONUSCO maze basabirwa inzira basubira iwabo. Amakuru avuga ko aba Banya-Colombia rero biyambajwe na Tshisekedi bazajya bahembwa amadolari arenga ibihumbi 15 ku kwezi, mu gihe abasirikare ba FARDC bahembwa inica n'ikiza. Amasezerano mpuzamahanga ku bijyanye n'intambara abuza ikoreshwa ry'abacancuro mu ntambara. Rero urumva n'amasezerano mu bijyanye n'intambara, ariko
none rero ukibaza aya masezerano rero uko byagenda kose, niba anabaho ayo masezerano, urumva ko abo bacanshuro nyine bariho. Kandi burya ibintu Amerika ibinanarimo n'ibiki byose, iyo bigeze kuri Amerika hari aho igera ukasanga Amerika ibaye umutegetsi. Kandi burya politike nibyo njya mbabwira, muri politike amategeko agenwa na politike. Politike nubwo habaye amasezerano mpuzamahanga, Amerika cyangwa se politike ihita ihindura ya masezerano. None se nta kintu cyitwa hejuru y'amategeko, nta bitewe na politike. Ubuze nurabona igihugu kwica bitariho, nta gihano cyo gupfa kiriho ariko bakica. Ni ukuvuga rero politike ijya hejuru y'amategeko burya amaherezo, urumva. Ubwo rero dutegereje intambara igiye kwaka muri Congo, niba uriya mugabo nawe bavuga yahageze ku itariki 5 nk'uko koko babivugaga. Ubwo nabyo turategereje, amakuru arakomeza aze. Ariko urabona ko M23 yo nayo icyo yita umusore wese iri gutoratora. Abandi bakavuga bati rero uko byagenda kose nta mahirwe, ati kubera ko kujyana abantu wenda ku ngufu, wenda batari konveke, bakanahura n'ibibazo benshi bagenda hari igihe bivamo. Noneho rero hano ati Perezida Kagame abwiye abanyaburayi na USA ko ari abantu bataye umutwe byo gufatira General James Kabarebe ibihano n'abasirikare be ari ubugoryi budafite icyo butwaye u Rwanda. Bitwabisomye, ndumva twabisomye muri cya kinyamakuru. Mu ijambo rero Kagame yavuze ko abashaka kuzamufata bakamurega ibyaha batazamubona, ko n'abazabigerageza bitazashoboka. Kagame abwiye Sadek ko yabakubitiye muri Congo kandi akabaha umutekano ubacyura iwabo bagaca mu Rwanda. Si ibyo gusa, Kagame yabwiye Perezida Tshisekedi Antoine ko drone yiratana yazimufatana, ko ibyo kwirirwa arata intwaro kuri we ari ubusa. Perezida Paul Kagame yavuze ko adatinya gupfa, ko umuntu wese azapfa. Kagame yibukije igihugu cy'Abarundi ko badakwiye guhora bashyigikira ingengabitekerezo ya jenoside, ko nabo ari igihe gito bakora umuriro wacanywe kuri Congo. Iyo ni wasamarayizinze ikiganiro ahari. Perezida Paul Kagame yemeje ko akarere kose k'ibiyaga bigari gafite ingengabitekerezo ya jenoside kandi abo bose badakunze u Rwanda. None rero akomeza kugeza mu gihe agahenge, arakomeza ahasoza uyu ati mu gihe agahenge kari kitezwe muri Congo, abantu bategereje kubona Kagame Tshisekedi na USA basinya amahoro. Birasa byose Perezida w'u Rwanda hano aravuga ati abarumenye ibi bintu byaba bihinduye isura by'amasezerano byaba birangiriye ahangaha bitakibaye hari uko bari biteze n'ubundi gusinya muri iyi tariki. Ngira ngo ibyo ngibyo murabizi, abantu bari biteze ko hagiye kubaho amasezerano y'amahoro muri uku kwezi. Nako yaranabaye, ahubwo icyari kitezwe uyu munsi, icyari kitezwe guhura kwa ba Perezida Kagame na Tshisekedi i Washington DC. Tuzareba mu kwezi kwa 7 kugeza buri nkuko kwa karangiye, tugeze ku itariki 5. Kuyo ikintu cyagiye burya iyo tariki yageze ku itariki 5 burya ibintu biba byarangiye, ntabwo biba ukwezi kuba kwarangiye. Reka rero dutegereze turebe ikizavamo muri iyi ukwezi, niba uko imbere ya Trump bari bugereyo cyangwa se birahinduka bikagenda ukundi. Ano RDC audio si Kigali ne respecte pas de l'accord de signé avec RDC, il y aura des roues de sanctions. Si RDC audio hano ni uri kubivuga ahangaha, none aravuga ngo si le Rwanda ne retire pas immédiatement les territoires congolais des mesures économiques et politiques et déclarer l'envoi président Donald Trump pour l'Afrique. Ntekereza ko ari hano, ntekereza ko ari Bruce wavugaga ibi ngibi. Il y aura des roues de sanctions, ibihano bikomeye, hazaba ibiki byose. Dusenga Imana, mburya Imana niyizi ibintu byose, niyishobora byose, niyikora byose.
ikibazo cyane abantu nuko mbona basigaye barataye espoir. Abantu bataye espoir, bataye icyizere cyo kwizera Imana, ariko mbabwire ngo ibihe bikomeye, abazunguzayi baratabariza nyuma yuko basambanywa n'abanyamaye nka data. Abazunguzayi baratabaza nyuma yuko basambanywa n'abanyerondo. Baranadusambanya rwose, baduha tubyaza buri mwaka. Ni bamwe mu bakora akazi katemewe, aba bazwi nk'abazunguzayi bameza kugenda bahuriramo n'ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse kandi ngo baba bahigwa n'abanyerondo. Akenshi babambura ibyo baba bafite ngo ariko bikarenza aho ngaho, ngo bakanabasambanya. Bamwe ngo bakabasambanya batabishaka, abandi ngo wabyumvise ibintu biba. Iyo ni BTN. Abazunguzayi baratabaza nyuma yuko basambanywa n'abanyerondo. Muri kubibona aho ngaho, nibo bari kwitangariza iyo nkuru yabo. Baje kudufata, hari igihe baza kugufata bakagusaba ko muryamana kandi atari ngombwa, kugira ngo batakugeza igikondo. Ahubwo iyo muryamanye niho biba bibi, bakazajya baza guhora bagufata. Wabyumvise ibintu biba ku bazunguzayi bari kwitangariza. Aba banyerondo ni abaki? Ni abanyerondo b'umwuga bemewe na leta. Kambwira ibyo bintu niba bigezaho, wumva ukuntu aba bana b'abakobwa, aba bagore, aba babyeyi bahahuriye n'uruva gusenya. Ibi bintu biteye ubwoba, ko baruha mu migezi, aho bafashe mwarabonye uriya ngo barushye mu mugezi bamwambuye ibintu. Uburyo bamaze imyaka birukankana. Ibi bintu nyamaze mbabwiza. Narababwiye ngo ibi bintu ni torture morale, ibintu ni torture physique. Uri kumva kubatera inda. Iyi nkuru wenda ari ushobora kuyishyiraho yose ugasanga barakupenalije cyangwa se ibiki, turaza kureba uburyo tuyikotingira ahandi neza. Ariko mu by'ukuri ibi bintu birababaje cyane. Ibi bintu birababaje kandi biteye agahinda abanyarwandakazi, banywanyi bacu. Kuko ariko nicyo navuze ngo ese koko bananiwe kurikemura kira kibazo cy'abazunguzayi imyaka n'imyaniko birukankana. N'umutwe w'ingabo witwaje intwaro uragenda ugatsira ukavuga ngo birarangiye, ariko ntiwishobora kwibaza impamvu kira kibazo gihoraho iteka n'iteka. Ahubwo abazunguza kugeza naho noneho birirwa babasambanya ku gahato. Imana ibarinde ni mwizero wa Silva Perezida PS imbere kuri Kigali mu Rwanda. Ikiganiro n'akagaruka mu gihe bigiza. Ciao bye.